Ikaze kuri IMAX Media Hub nk'ibisanzwe ni Iva Maxime. Ndagarutse kugira ngo tubane muri za video zigisha urubyiruko by'umwihariko kandi by'umwihariko ikoranabuhanga. Ndi Iva Maxime ikaze ino ni IMAX Media Hub. Niba utarakanda subscribe kanda subscribe yo tubana mu ma video menshi atandukanye yigisha ikoranabuhanga. Uyu munsi video tuye gukora kuri ino nshuro ni video isobanura cyangwa sigaruka ku bibazo 10 abantu bagiye gutangira YouTube channel baba bibaza. Turagaruka ku bibazo n'ibisubizo byabyo. Ubwo ni ibisubizo 10 by'ibibazo byibazwa n'abantu bashaka gutangira umushinga wa YouTube channel kugira ngo bigende neza cyane utangire uzi ibyo ugiye gukora. Turihuta turahita duhera ku kibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere abantu benshi bakunze kwibaza ngo ni gute natangira YouTube channel nk'umujunior YouTuber cyangwa se nk'umuntu mushyashya utangiye YouTube channel, ni gute nayitangira? Biroroshye. Icya mbere urabanza wicare urebe content cyangwa se urebe icyo ugiye gukora. Icyo ugiye gukora niyo content cyangwa se topic. Ni kuvuga nkanje hangaha ni video zigisha ibijyanye n'ikoranabuhanga, ariko kandi akaza n'izindi content zigiye zitandukanye. Twavuga nk'abakora comedy, abakora amafilme, abakora ibintu bigiye bitandukanye. Content niyo ngiyo, abakora amakuru n'ibindi nk'ibyo niyo content. Nyuma yo gufata content cyangwa se topic yawe, kora account kuri Google cyangwa se fungura konte kuri Google account yawe kugira ngo ubashe kuba wakaccessinga kuri YouTube. Iyo umaze gukora Google account ubona noneho wakora YouTube channel, ubundi ukaba watangira ku uploading ama video agiye atandukanye, ukaba watangira gukora nyine nk'umu YouTuber. Iyo umaze gufata topic cyangwa se content ukaba noneho wamaze kubona Google account, utana no tangira ukaba wakora YouTube channel, ukaba watangira ku uploadinga bikagenda neza cyane. Simple ni ibyo ngibyo, ariko mu buryo buri technique cyangwa se bikorwa noneho muri video bibona neza. Reba video iheruka hano kuri channel yacu ya YouTube, yasubire mu video ari hano kuri channel yacu ya YouTube ya IMAX Media Hub, irimo ikwereka uburyo uploadinga n'uburyo bakoresha YouTube nk'aba YouTuber batangira. Ikibazo cya kabiri gikunze kwibazwa na benshi ni ibihe bikoresho nkenera kugira ngo ntangire YouTube. Ni ibihe bikoresho nakenera kugira ngo natangira YouTube. Muri rusange nyuma yo kubona content cyangwa se topic ibyo ugiye kuvugaho cyangwa se gukoraho kuri YouTube, ukenera noneho ubumenyi bwo gukoresha ya YouTube. Ibyo tubigisha no kuri IMAX Media Hub, uburyo bakoresha YouTube. Nyuma yo kumenya gukoresha YouTube, noneho ubwo bumenyi bufite uragira n'ubumenyi bwo gukoresha ibikoresho bizagufasha gukora video. No kuvuga kamera, no kuvuga yenda niba uhisemo gukoresha kamera, ushobora gukoresha kamera isanzwe zino za Canon, za Sony n'izindi, cyangwa ukabahitamo gukoresha kamera ya telefone nayo irakoreshwa kandi cyane. Ubundi ukaba wakora video nayo isaba ubumenyi nyine, no kumenya wenda programming nka za Premiere Pro, za After Effect n'izindi zitandukanye zikora ama video. Nabyo rwose turabikwigisha no kuri IMAX Media Hub nta kibazo. Ubundi wamara kugira ubwo bumenyi n'ibyo bikoresho by'ibanze, ushobora kuba wakoresha computer editing cyangwa ukaba wakoresha telefone editing. Byose turabirebera no kuri IMAX Media Hub, ubundi ukaba wabona video ushyira kuri YouTube. Icyo ni ikibazo cya kabiri abenshi bibaza. Icya gatatu ni gute nakongera umubare w'abankurikira cyangwa se abandeba bakaba benshi, kuko nicyo kintu cya mbere. N'ubundi tuba dukeneye gukora traffic cyangwa se abantu bakaba baza kuri channel zacu za YouTube bazisura cyane. Uburyo bongerwa rero cyangwa se uburyo bongerwa umubare, icya mbere nuko ugomba kumenya ko ugomba gushyiraho consistency cyangwa se guhozaho mu buryo wa uploadinga. Byaba na byiza ukabashyiraho isaha ku munsi runaka wa uploadingiraho. Nk'urugero abitwa ma Kenjo Comedy wo muri Nigeria, byane ibintu biba bizwi ko buri wa gatanu ku isaha ya 3 z'igitondo hano mu Rwanda baba uploadings. Aba bakurikira akaba bizi neza ko buri wa gatanu ku isaha ya 3 bagomba kujya kureba videos zabo. Nk'urugero hari nka filime yitwa My Heart ya kiniri gukinwa hano mu Rwanda, biba bizwi ko buri munsi ku isaha ya 5 iyo video iraza kujyaho cyangwa se episode nshyashya iraza kujyaho. Gira consistency rero. Natwe hano kuri IMAX Media Hub buri munsi byibuze video 3, saa 1 za mu gitondo, saa 6 z'amanywa ndetse na saa 12 z'umugoroba. Twifuza ko nta cyadukoma mu nkokora twazajya tuba dufiteho video nshyashya buri munsi. Ubwo no kugira consistency cyangwa se guhozaho, bikanajyanirana no kuba babantu baza kubasanga no ku mbuga nkoranyambaga zabo. Ni kuvuga bari kuri Facebook ukabasanga ukabaha ama link ya video zawe, abari kuri Twitter, abari kuri Instagram, bakamenya ko nyine ukora ibintu bijyanye na YouTube. N'abakoresha imbuga nka WhatsApp ukabazi bahereza bakamenya ko ukora ibyo bintu, ubundi abantu bakomeza kuza gutyo. Gerageza begeranye n'abandi ba YouTuber bakora ibintu ugiye gukora. Niba ari ibiganiro, reba bamaze kugira abantu benshi mu biganiro, ubegere bagukoresha ibiganiro nabo, ube wakangurira abantu kuza gusanga channel yawe, bizagufasha. Gerageza uyegereze abantu barimo bakora bya bindi uri gukora. Ibyo ni byo bya mbere bigufasha mu kuba wakongera umubare w'abantu bagukurikira hano kuri YouTube.
Ikindi kibazo abantu bibaza ni gute nahangana n'amakomanteri mabi cyangwa se ibintu bibi bimvugwaho. Ibintu bibi bikuvugwaho nibyo rwose bura mu isi niko ibintu bigenda, business zose niko bizigendekera. Iyo ubonye amakomanteri mabi hari ibintu bibiri ugomba gukora. Ugomba kureba niba ari amakomanteri atagusubiza inyuma, wasanga aragusubiza inyuma rwose ukayareka, ariko zabari za komanteri zikubwira ibyo ugomba gukosora ukaziha agaciro cyane, kuko nizo zizakwereka etape nziza ugomba cyangwa se cyiza ugomba gukora muri video zawe. Kandi babona bagwa za komanteri nibo n'ubundi buri gukorera. Iyo ugize imana akagwa komanteri bitagenze neza, uraba baguhuguye kandi bigenda neza cyane. Natwe hano muri komanteri mutubwire rwose kitari kugenda neza muri zino video zacu, tugire vuba rwose tugikosore kugira ngo zino video zikomeze zibanogere zigende neza cyane. Ariko nanone mu gihe wumva amakomanteri atari meza, gerageza gufokasinga cyangwa se kubaha intego yawe, ukomeze ushyire intego yawe mu mutwe kandi ukomeze uyiharanire. Sinzibagirwa nangira zino video hari umuntu wabwiye ngo abantu benshi ntibagishaka kwiga nguri rohereza ubusa, ariko ndabizi arashaka kwiga, muze twige nta kibazo. Nk'iyo komanteri igusubije inyuma we waba wiciye intege, ariko mu by'ukuri uramutse uyumvishe ikagutera imbaraga zo gukomeza ubugomba gukora. Ariko none niba baguhaye amakomanteri avuga ibyo ugomba gukosora, yubahe. Gatandatu kirabaza ese nakorera amafaranga kuri YouTube cyangwa se nshaka kubona nakora amafaranga kuri YouTube. N'ubundi nicyo cyiza kuba YouTuber bose. Hari uburyo butandukanye ushaka kuba wakoreramo amafaranga kuri YouTube. Icyambere menya ko niba utegereje cyangwa se waje kuri YouTube ushaka kuzajya uhembwa na YouTube ubwayo, hari ibyo usabwa kuba wujuje bigiye bitandukanye, nabyo dufite video yabyo yihariye. Ibyo usabwa bitandukanye kugira ngo ube wabona ino monetization cyangwa se ube watangira kwinjiza kuri YouTube. Icyambere ugomba kuba wujuje abasubscribers 1000. Abantu bakanze subscription 1000. Muri iyi minsi natwe tugitangira mu kandi ho kugira ngo 1000 babe buzura, turabizi murazi kubikora. Ariko kandi mu gihe wamaze kuzuza abasubscribers 1000 hari n'ibindi ubusabwa. Uhitamo kimwe muri ibi bintu bibiri. Icyambere ushobora guhitamo kuzuza amasaha 4000 abantu barebye video zawe mu gihe kitarenze amezi 12, no kuvuga umwaka. Amasaha 4000 igihe kitarenze umwaka, cyangwa se ugahitamo kuzuza views miliyoni 10 z'ibyitwa short videos. Ibyo iyo uhisemo kimwe kiza kiyongera kuri za subscribe 1000. Ibyo nibyo by'ingenzi ubundi, ariko iyo YouTube yabonye ukora neza rwose babyoroshye bahita bakugabanyiriza ku buryo ushobora kuba wasabwa abasubscribers 500, ukaba wasabwa n'amasaha 3000 cyangwa se views miliyoni 3 za short videos. Short videos ni twatu video duto tutarenze umunota, tuba tugaragara kuri YouTube ari portrait na telefone nyine gutya, tureberwa muri telefone. Twatu nige tugenda tuzamura, twitwa short videos. Yo washyizeho video nk'utwo rero tugira miliyoni 10 mu minsi itarenze 90, nibwo ushobora kuba wakongera za subscribe 1000 ukaba waba monetize watangira kwinjiza amafaranga. Sizo nzira zonyine, ariko hari izindi nzira zigufasha kwinjiza amafaranga kuri YouTube, zirimo kwamamariza abafatanyabikorwa. Bashobora kuba baguha amafaranga kugira ngo bamamarize mu gihe wagize audience cyangwa se abantu benshi, cyangwa se nawe ubwo babashije kuganiriza abakire cyangwa se abafatanyabikorwa ngo baguha amafaranga ube wabamamariza. Aho naho hinjira amafaranga, cyangwa se ukaba wagira abafana bakunda ibyo ukora bakaba bagutera inkunga, cyangwa se ukaba wakunze video y'umuntu ukaba wamushimira, nabyo buriya bishobora kuba byinjiza amafaranga. Ariko icyambere no gutagetinga ya mafaranga ya YouTube cyangwa se ay'abafatanyabikorwa uba wamamariza. Icya karindwi kiribaza cyangwa se abantu benshi bakunze kwibaza ati se ni gute naguma mfite courage, naguma ndi motive cyangwa se koko mfite imbaraga zo gukomeza gukora. Ibi ngibi bituruka muri kwa guhozaho kwawe. Iyo wahojejeho abantu bakaba bakomeje gukurikira account yawe cyangwa se content yawe kuri YouTube, byanga byakunda ugomba guhozaho. Niba abantu 10, abantu 20 bakanze subscribe kuri channel yawe ya YouTube, menya ko babantu bagomba kugutera courage zo kuzuza abantu 30, zo kuzuza abantu 100, zo kuzongera umubare abantu bagukurikira kandi babishoboka. Si ibyo gusa, menya yuko YouTube ni imwe mu isoko cyangwa se imwe mu masoko y'amafaranga ku bajene cyangwa se urubyiruko muri rusange uyu munsi wa none. Nta kuntu utaba motivated cyangwa se nta kuntu utagira courage mu gihe urimo ushaka amafaranga. Ikibazo cya 8 abantu benshi bakunze kwibaza, baribaza ati se nayahe makosa abantu bagitangira kuri YouTube bakunze kugira. Ikosa rya mbere ni ukudahozaho. Iyo udahozaho ukaba wamara igihe runaka igihe kinini utuploadinga, abantu bageraho bakakubura. Iyo abantu bakubuze batangira gucika intege, nawe barakanze subscribe bakaba bagenda, cyangwa se kwa kundi ugenda uza rimwe na rimwe ntago byongera umubare w'abantu bagukurikira. Ibyo ni ikosa rya mbere. Ikosa rya kabiri, irinde gukoresha ibikorwa by'abandi, kuvuga ama video, kuvuga ama audio by'abandi bantu, kuko hari igihe bashobora kuba baguha ibintu bitandukanye. Hari ibyitwa ama copyright strike, ibyo tuzabibasobanura nta kibazo. Harimo ibyitwa
ibihano byo kuba bakubloka, kuba wenda video zawe zitaca mu gihugu runaka cyangwa se zitarebwa ahantu runaka, cyangwa se bahita banazisiba direct, cyangwa se na channel yawe baba baguhagarika kwa uploading nko mu gihe cy'ukwezi, mu gihe cy'icyumweru, mu gihe runaka. Ibyo biterwa no kuba bakoresheje video z'abandi bantu. Byirinde rero ni rimwe mu makosa abantu benshi bakunze gukora mu gihe bari gutangira umurongo wa YouTube. Ikibazo cya 9, abantu benshi baribaza ati se ni gute naguma ndi safe cyangwa ntekanye mu gihe ndi mu YouTuber? Iyo uri mu YouTuber, irinde gutanga umubare w'ibanga wa telefone, umubare w'ibanga wa email yawe. Ubundi abahanga mu by'umutekano mu by'ikoranabuhanga bakubwira ko buriya telefone yawe iyo itakiri mu biganza byawe uba ukwiye kwihutira gukuraho simukadi yawe kugira ngo ba bantu bashobora kuba bakurura umubare wawe w'ibanga bawiha ntibabashe kugera kuri ubwo bushobozi. Kuko iyo udafite umubare w'ibanga wa email yawe ntabwo uba ufite YouTube channel yawe. Bibaye ngombwa nakabazo kibazwa na benshi ngo gahise kaziramo ko wenda ufite manager, umuntu kumanagingira video zawe, cyangwa se ko wenda ufite umuntu mukorana ukeneye kujya nawe uploading. Si ngombwa ko umuha ijambo banga ryawe, umuha access akaba yajyaho nk'undi mu manager, akaba yajyaho nk'umu editor cyangwa se mu bundi buryo. Irinde rero gutakaza cyangwa se gutanga umubare w'ibanga wawe. Nibwo buryo bwiza bwo kuba safe, kandi unakurikize ibyo abakiriya bagusaba biri positive cyangwa se byiza. Uzaba uri safe ufite abakiriya benshi kandi bahoraho. Icya 10 ari nacyo cyanyuma, ni hehe nakura ama resources cyangwa se ibintu by'ibanze nakwifashisha muri video zanjye kuri YouTube. Hari abakenera twitwa to green screen, turabibona muri videography. Hari abakenera audio n'ibindi ngibyo. Hari cyitwa audio library hano kuri YouTube, rwose baguha ama audio y'ubuntu kandi utaraza kuregwaho. Hakaba n'andi ma website atandukanye atanga cyitwa copyright free footages. Ubwo twa tu video twa audio ukeneye bitewe na content yawe. Nk'urugero, niba ukora ama documentaire yo kogagira isanzure, uraza gukenera utu video twisanzure. Icyo gihe ntabwo horajya gufata isanzure udafite ubwo bushobozi, ariko hari ama video ari free y'ubuntu yo kuba bakoresha muri za content yawe, bikaba byagenda neza cyane. Nta mpungenge. Hari ama website atandukanye, harimo nka Reddit, harimo ama Facebook group atanga izo resources. Hari YouTube Creator Academy itanga amasomo kuri YouTube cyangwa se mu mikoreshereze ya YouTube, n'ahandi henshi wakura izo resources zigufasha mu gukora channel iri strong kandi imeze neza kandi iri safe utakoresheje ibikorwa by'abandi. Ngayo nguko ni ibibazo 10 n'ibisubizo byabyo byibazwa n'abantu benshi batangiye gukora chaîne za YouTube. Yeka ko twabibasubije neza cyane. Ubaye hari ikintu wibaza kuri YouTube cyangwa se icyo ufite amatsiko kuri YouTube, andika muri commentaire cyangwa se unarebe kuri chaîne yacu niba nta video turashyiraho ikivugaho. Ni IMAX Media Hub. Intego yacu no kubashyiriraho ama video cyangwa se inyigisho zitandukanye zigisha ikoranabuhanga by'umwihariko mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda. Reka mbashimire mwebwe twabanye, naho ubundi nabasaba gukanda subscribe, usangiza abagenzi bawe zino video zacu kugira ngo nabo ano mahirwe abagereho. Naho ubundi video nk'izi kuri IMAX Media Hub zihoraho. Ciao ciao.